nari mfite ibirayi umurima hano byagiye muri kubibona namwe. Ubundi nasaruragamo toni n'igice. harimo ibishimbo, harimo ibigori, harimo soya, byaragiye. Ujya ubuyobozi buradukunda, badushishikarije kera ngo tuve mu mubande, mbega tukumva ko batwanga. Mvuga ko umuntu wese utuye mu mubande akwiriye kuvamo akajya mu mpinga. Kubera ubukana bw'ibiza no kuntu byangiza byinshi, bamwe bakeka ko nta bushobozi babifiteho ko bitanashoboka kubikumira, cyane cyane ibiza karemano nk'ibiterwa n'imvura nyinshi ivanze n'umuyaga n'inkuba n'ibindi. Nyamara birashoboka rwose gukumira ibiza cyangwa kugabanya ubukana bw'ingaruka byakagombye kugira, cyane cyane mu gihe buri karere kihatiye gushyira mu bikorwa ibikubiye mu igenamigambi byakozwe ku bufatanye na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema, igaragaza uburyo bwo gukumira ibiza cyangwa kugabanya ingaruka z'ibiza mu gihe cy'imyaka 5 kandi kuri buri karere bitewe n'ibiza bishobora kuhibasira. Akarere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo ni kamwe mu turere twibasirwa n'ibiza cyane, ariko ni na kamwe mu turere dukataje mu bikorwa bigamije gukumira ibiza no kugabanya ingaruka zabyo. Bivugira ko kandi bamaze kubona umusaruro mwiza w'ibyo bakora. Bizimana Eric, umuyobozi w'ishami ry'igenamigambi, isuzuma ndetse n'ikurikirana bikorwa mu karere ka Muhanga, arasobanura ibikorwa bakomeje gukora biri kubagaragariza ko bateye intambwe mu gukumira ibiza no kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza. Ingamba twafashe zishingiye n'ubundi ku nyandiko twateguranye na Minema, harimo ibijyanye n'imiturire no gutuza abantu. Byadufashe kugira ngo turebe uburyo twashobora gukumira bimwe mu bibazo bishobora guterwa n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'imiterere y'ubutaka karemano tudashobora kwita duhindurira umwanya. Noneho kandi hari n'ibindi bikorwa twagiye twitaho mu bijyanye no kugira ngo dufashe abaturage kugira ngo bashobore gushishikarizwa uburyo bwo gufata amazi y'imvura. Ibyo nanone tubyitaho cyane cyane dushingiye kuri cya gitabo kijyanye na District Disaster Management Plan. Ku baturage bimuwe bavanwa mu manegeka bagatuzwa mu midugudu y'icyitegererezo, bamwe muri abo baturage bakuwe mu manegeka yo mu murenge wa Nyabinoni mu kagari ka Muvumba aho bagerwagaho n'inkangu ndetse n'imyuzure, baravuga uburyo batuje kandi batekanye kuko aho batuye mu mudugudu wa Horezo mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Rongi ho muri aka karere ka Muhanga, bizeye ko nta biza byapfa kuhabasanga. Tutuye ku mudugudu, hari imihanda, ivuriro riri hafi, amashuri y'abana ari hafi, urebye za garideni, umwana asigaye atangira imyaka 3 kubera ko ari hafi ahita asohoka ajya ku ishuri kuko nta biza byahagera, tuna ntabyo, imvura iragwa amazi kagenda kubisanzwe, tukasohoka mu nzu tukajya mu muhanda tugasanga nta kibazo gihari. Amazi yarazaga ku ishuri, imvura yabaye wenda nk'abana batashye bahora nayo makuku, abamwe akabatwara abandi bakaguma nko hakurya, tukagombye kujya kubaheka tubakura aho ibintu tubambutse amazi. Ikintu kiza twabonye tugeze hano ari igihe imvura yagwaga tukumva turahangayitse, kandi no kujyana umwana kwa muganga yaba yagoye yarembye bikatuvuna, kamugezaho yarembye yanugakaye mbese kwa muganga hari nko kuva ukava iwacu ukagenda isawa yose n'igice, ukajyana ahantu wazamuka umusozi umwana yaba arimo kuraka kunanira kumuheka. Akubikiza cyaha n'umwana arafatwa niyo wumbesha ari bicurane bituma ujyana kwa muganga bagahita bamuha imiti ugahita wongera umugarura mu rugo. Ariko abantu benshi batuye ahantu habi mbese hejuru ku musozi, imvura yaguye ntago bajyama, ubu turajyama tugafura pe nta kibazo. Umwana ukumunyeganyeza uticura ashwi da, amasambu yacu barayaturekeye, turanagenda tugahinga tukongera tukazamuka, nta nubwo bitugoye, tukagenda warambirwa kwicana ukajya kwirebera televiziyo ariya muri sale. Ariko tubona leta y'ubumwe tugomba kwishimira cyane. Twatuzwa muri umudugudu nta kibi twahoye nacyo kuko ubona ko ubuzima twe tubayeho aho tugeze ni hazima pe.
amazi yabaga kure. Kuva hano ujya kuvoma ku mugezi hari hafi nka kilometero zirenga nk'eshanu, ko hari nk'amasaha agera muri 3. Ariko ubu ngubu kwanga amazi ari hafi. Ese n'aya mazi yo ku mazu amugane barayadufatiye, yo batajya kuyafata epfo mu manegeka hari gucika amasambu ugasanga aragiye. Ariko nanone ikiza kirimo nuko abasha kugwa hasi nabo babashije kuyashyira mu magabiyo, bajya kuyashyira mu bigega biri mu butaka kugira ngo igihe cy'impeshyi tuzayakoresha tuhinga imyaka. Ese kubera imisozi miremire ikijyanye n'inkuba zakubitaga igihe cy'imvura, ariko kuba batangira badushyiraho imirinda nkuba no kuba ngo ntago ziheruka, nta nkuba zikabije zihari cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rongi aho batuye umudugudu w'icyitegererezo aravuga ibikorwa remezo biri muri uyu mudugudu ndetse n'ibindi biteganijwe kuhakorerwa hagamije gutuza abaturage hatari mu manegeka, hadashyira ubuzima bwabo mu kaga kandi bakanarushaho kubaho neza. Hano muri no mudugudu dufite imiryango igera mu 100, ni yavuye ahitwa ku Muvumba, na akagari kari mu murenge wundi witwa Nyabinoni duhana imbibi, akaba ari ahantu habi mu manegeka n'umundi. Ko mwabibonye amazu ni amazu meza, buri wese yagiye abona ibiryamirwa, ibitanda, intebe zo muri salo, ndetse n'ibyo kumufasha mu buzima busanzwe birimo iby'amasuku, ibyo gutekeramo. Mwagiye mubona ibiraro, ubu ngubu tumaze gushyiramo inka 20, n'izindi zaza nazo kuko buri muryango wose uzaba ufite inka, ni nk'ijana zaza. Aka gace mbere nta muriro wabagamo w'amashanyarazi, ariko umuriro ko wagezemo twatangiye no kubashakira abantu baza kubigisha ibintu by'ubukorikori. Abajene barimo kwiga kogosha, kwiga gusudira, cyangwa se n'ababyeyi barimo kuboha ibyibo, ibiseke n'ibindi ku buryo umuntu atanatungwa n'ubuhinzi gusa. Harimo ingo zigera muri 600 zikiriyo kandi zose zigomba kuzaboneka, ariko kuba amikoro ko agenda aboneka bagenda bubaka, tugiye kubaka izindi, ariko noneho tuzazubaka mu buryo bwa 18-1. Ku bijyanye no gushyira imirinda nkuba ku nyubako cyane cyane zihuriramo abantu benshi, ngo abazishinzwe batangiye kumva akamaro kabyo, bityo bafata iya mbere mu kurinda ubuzima bw'abahurira muri izo nyubako, babarinda gukubitwa n'inkuba. Ibigo by'amashuri dufite mu karere bigera ku 120, ibintu by'amashuri abanza, ndetse hakaba n'ibigo bigera kuri hafi 50 by'amashuri yisumbuye. Twitaye cyane cyane kugira ngo twongere tubashishikarize kugira imirinda nkuba. Ibyo bigo by'amashuri nanone bifite imireko y'amazi, ahantu bagenda bagashyira amazi. Nabwo ni ubufatanye na Fonerwa yadufashe kugira ngo tubone ibigega, ku buryo twatanze kugeza ubu ngubu ibigega tumaze kubara bigira hafi kuri 300. Buri rugo rwose rufite ikigega gifata amazi. Ibyo rero twabikoranye ku bufatanye nyine n'uwo mushinga twakoze ugashobora gutangwa guhabwa inkunga. Ibindi ni ibikorwa by'ubukangurambaga, hari club zagiye zijyaho mu bigo by'amashuri zijyanye no kubungabunga ibidukikije ndetse no guhangana n'ingaruka y'imihindagurikire y'ikirere. Twategereje ko agomba kujya uriya murinda nkuba paratonera. Ndumva twaraguze nka miliyoni hafi 7. Twaguze ifite kapasite yo kurinda metero 1000 mu mpande zose. Twaretekereje turavuga tuti ahantu hari ibigo, ibitaro n'iki, birasaba ko natwe tugira ikintu twakwiteganyiriza impanuka zazaza. Ntabwo twabikoze kubera ko zari zabaye, ahubwo twagira ngo twirinde hakiri kare tutarahura n'ibyo bibazo. Ndavuga ibibazo by'uko inkuba yakubita, igakubita ibitaro, igakubita abanyeshuri. Ibyo rero twiteganyije na za pareyi zari zihari, hari za generatari n'ibindi byose. Iyo rero utayirinze hari igihe nkubikubita byose ikabyangiza. Umurinda nkuba dufite biragaragara ko ufite kapasite yo kugira radius ya metero 25, ariko icyatumye tuwushyiraho nuko twagiye twumva ibibazo abandi bagiye bagira hirya no hino bijyanye n'inkuba, kuko ahantu haterana abantu benshi habaho igihe inkuba yakubise hatari umurinda nkuba, rero hagapfa abantu. Ariko dufite ingamba yuko ku nyubako nyinshi ndetse n'iyi mubona tumaze kuzuza
ni sare nayo izajya ijyamo abantu benshi ko nayo tugomba kwishyiraho umurindankuba tukaba twanashyira n'ahandi ku nyubako zindi dufite kuko bashobora kuba batari muri sare bakaba bari muri cafeteria. Ku bijyanye no kubungabunga ibikorwa remezo kugira ngo bitangizwa n'ibiza cyangwa se nabyo bikaba byatera ibindi biza, akarere ka Muhanga ngo gakomeje kubungabunga ibidukikije, kunoza imyubakire no kunoza ingamba zireba abacukura amabuye y'agaciro. Muzi yuko urugomero rwa Nyabarongo rwubatse mu karere ka Muhanga. Muri gahunda yo kugira ngo tubungabunge uru rugomero hari ibikorwa byagiye bikorwa by'umwihariko kuri buffer zone za Nyabarongo, ahakozwe amaterasi yacibwa imiringoti kuri buffer zone zose kugira ngo turebe uburyo twabungabunga Nyabarongo. Ikindi ni ubukangurambaga n'ubundi bugenda bwitabwaho cyane mu gihe abantu bagiye kubaka, aho tugomba kureba gufatanya na gahunda y'iterambere ry'umujyi kugira ngo twubake dushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera no kurengera ibidukikije kugira ngo hataba hagira ikintu kimwe kirengagizwa, noneho ibikorwa remezo bikashobora kujya byitabwaho. Muzi yuko mu karere ka Muhanga dufite amabuye y'agaciro. Kampani zacukuraga zajyaga cyo butaka bwose zikabumanura zikabushyira muri Nyabarongo. Buri wese ugiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro asabwa kugira ngo abe afite tree nursery, ahantu afite ubuhumbikiro bw'ibiti ku buryo yamaze gucukura agomba kongera agatera ibiti muri cya kirombe yacukuye. Mu bijyanye n'ubuzima, Bizimana Eric avuga ko mu bigo nderabuzima byose nk'ahantu hahurira abantu benshi naho babashishikarije gukumira ibiza, bikaba bifite imirindankuba za kizimyamwoto zakwifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, imireko ifata amazi kugira ngo atishakira inzira akaba yakwangiza ubutaka, bityo akabikwa mu bigega bahawe ku nkunga ya Fanerwa. Ku bijyanye n'ubworozi, akarere ka Muhanga ngo mu rwego rwo kwirinda ibiza byafata amatungo bakomeza kuyakingira bihoraho, naho mu bikorwa by'ubuhinzi nabyo ngo bigakorwa ku buryo budateza ibiza. Ubuhinzi rimwe na rimwe butitaye kuri iki kintu kijyanye no kumira no kugabanya ingaruka z'ibiza, ntabwo ubuhinzi bwatanga umusaruro. Tugenda dushishikariza abaturage guhinga ntambike. Urabona ikibazo kigenda kiba ingutu cyane iyo abantu bagenda bahinga mpagarike, n'ubundi byabiza bigenda bimanuka binyuze muri yasuri. Ubu rero n'ubundi igikorwa tugenda dukomeza, umuturage ari mu murima we tukamushishikariza kugira ngo arebe uburyo yahinga intambike kugira ngo wa musaruro ashobore kubona, ariko noneho he kugira n'ikibazo cy'isuri, ikibazo cy'ibiza bishobora guterwa n'amazi aturuka imusozi. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema yafashije uturere gukora igenamigambi ry'imyaka 5 rigamije gukumira ibiza bigaragara muri buri karere, ariko tumwe mu turere ntituratangira gushyira mu bikorwa iryo genamigambi ku buryo bukwiye. Akarere ka Muhanga rero ni kamwe mu turere twatanze urugero rwiza rw'uko ibyo bikorwa bishoboka mu gihe akarere gashatse ingengo y'imari yakora ibikorwa biri muri iryo genamigambi rigamije gukumira ibiza cyangwa se bakabishakira abaterankunga.